utaza gukotora. Reka dusome mu gitabo cya Luka ibice 2 ku murongo wa 10 kugeza ku wa 11 nkuko mubizi turi kuganira ku nkuru y'agakiza. Turasoma Luka, sinzi nimba David yadusharinga screen. David waduhaye screen. Nzi yuko ikunda, gerageza urebe nimba ikunda. Ndabona irimo iraza. Select items. Nanjye nsigaye nkunda gusharingisha iyi Bible kubera yuko niyo nabonye igaragara, izindi zira iriya yindi iratinda kuloadinga no kwifungura. Ya yindi tuziranyeho ibamo ama versions menshi. Iyo version nari mvuze ngo turi gusoma mu gitabo cya Luka ibice 2 ku murongo wa 10 n'uwa 11. Haravuga ngo marayika arababwira ati mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi umukiza bavukiye mu murwa wa Dawidi, uzaba Kristo umwami. Amen. Reka wenda twigarukirire kuri uyu murongo wa 10 tuvuge gusa iri jambo rivuga ngo mwitinya, ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose. Amen. Akakanda kakarongo ka kabiri wenda nazagahereho ubwo azaba ari kubwiriza on 26 cyangwa uzabwiriza kuri 24 nimba ari inde simuzi. Mu by'ukuri ntabwo ndi bubafate umwanya munini kubera yuko tugiye kuvuga ku bintu muzi musobanukiwe mwamenye, nta n'ibyanditswe byinshi ndi busome. Nkuko tubizi the context y'iri jambo yabayeho igihe marayika yasangaga abungeri, rya babita abungeri no mu Kinyarwanda cyangwa navanze Kinyamurenge kameme na abungeri, kubera nabonye ari na Bible verse ivuga ngo nzaba abungeri. Yasangaga abungeri baragiye intama zabo mu misozi, hanyuma kubera yuko bari abantu bitaruye abandi, abantu baba muri za Middle East n'ahandi, abantu baba tureke no kujya muri Middle East, ni ahangaha iwacu muri Afrika, abantu bakora umurimo w'ubushumba kuragira inka ntago ari abantu navuga bafite agaciro kanini cyane muri society ugereranyije n'abandi. Si uko bakora umurimo mubi, ahubwo umurimo bakora ni ibindi. Kubera yuko bari bitaje society muri ubwo buryo, byatumye marayika ubwe ari ujya kubibwirira story. Mu Cyongereza yitwa Gospel of Salvation. Niwe wagiye kubabwira iyo story idasanzwe ya salvation. Nuko David akuyeho screen, nashakaga ijambo rivuga ngo good tidings. Rivuga ngo ijambo yahereyeho rikomeye, yarababwiye ngo ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi. Muririmbyi w'indirimbo z'igiswahili niwe wavuze ngo eternal joy. Perezida w'Uburundi nakunze speech yavuze last night, yavuze ngo yakoresheje amagambo mu mubwiriza 3. The glory of God come on. I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Iri jambo good tidings niryo ryankuruye cyane. Yavuze ngo nuzuye umunezero kuri aya masezerano asima. Natwe iyi nkuru y'agakiza marayika ajya kuyivuga imeze nk'umunyamakuru uri kuvuga achievement igihugu kiwe cyagezeho. Bimeze nk'umubyeyi uri kubwira umwana ngo mwana wanjye twageze kuri iki, mwana wanjye twubatse inzu,
bimeze nk'umubyeyi cyangwa se nk'umwana uri kubwira umubyeyi ngo guys akamubwira ngo mama nabaye uwa mbere, mama mfite amanota meza, mama this is my fiance, nk'aba arani bagiye gushaka, this is my fiance, amubwira icyo bita good tidings. Mu magambo make inkuru nziza. Inkuru nziza. Nkunda igitabo cya Mariko kera cyitwaga Inkuru Nziza uko yanditswe na Mariko. Mu by'ukuri iyi si izagira izindi nkuru, ariko inkuru ya Yesu Kristo niyo nkuru nziza, kubera yuko niyo nkuru y'umwami wafashe isi atamenya amaraso, ahubwo atamenya amaraso yaba ayobora, ahubwo amenya amaraso ye ubwe. Haleluya. Inkuru y'agakiza, it's a good tidings. Ni inkuru iruta izindi, ni inkuru ya Yesu Kristo. Inkuru y'agakiza ubundi mu magambo asanzwe ni amakuru umuntu yumva atanga ibyiringiro by'ejo hazaza. Iyo turivuze wenda muri context isanzwe y'isi, bakunze kurikoresha iyo umuntu ari mu byago. Let's say nk'aba bantu bari muri Congo, impamvu de gutanga references kuri aya masezerano yanyu nayakurikiye cyane. Nk'aba bantu bari muri Congo, iyo igihe bumvaga President Kagame na President Tshisekedi barasinye, kubera amabombe yarimo abanyura hejuru, they felt in their heart hari inkuru y'agakiza. Bari mu byago by'urupfu, ariko bakiriye inkuru nziza yuko intambara zihagaze, abantu batagipfuye, ahubwo habonetse inzira igeza ku guhagarara kw'ibyago. Iyo bavuze inkuru nziza, ni inkuru iza igatanga, navuga ngo ikaguha, mvuge gute, reba ugiye nko gusimbuka, ugeze nko kuri at the end, ugeze uri nko kwiruka ukagera aho inzira irangirira, hanyuma ukabona the turning point. Umuntu akubwira ati there is a turning point there. Ibaza ibyo byishimo ugira, umuntu uguhaye amahirwe yo kongera kuba hejuru. Buri munsi twakira inkuru, nta nkuru iruta kuramuka. Iyo tugize twabimenya neza tubaye turi mu bihe bibi, umuntu uri mu byago niwe ujya umenya inkuru nziza, niyo bita inkuru y'agakiza. Iyo umuntu ari mu byago akumva inkuru itamubwira iby'ibyago, aravuga ngo iyi ni inkuru y'agakiza. Itandukanye n'inkuru umugavana Nehemiya yumvise ubwo bamubwiye ngo inkuru z'amakuba, biri muri Nehemiya igice cya mbere, ngira ngo ku murongo wa mbere, ngo bamubwiye ngo inkuru z'ibyago ngo n'amakuba menshi ubwo bazaga kumusura. Izo ni inkuru z'amakuba, ni inkuru zica igikuba, ariko inkuru nziza ni inkuru wumva ukavuga wow, there is the hope of tomorrow. Ariko rero iyo nkuru nubwo ari nziza, iguha ibyiringiro by'ejo hazaza. Hari amakuru meza aruta ayandi twumvise. Haleluya, haleluya, haleluya. Nahangaha ni Nehemiya igice cya mbere ku murongo wa 3, kuko urabona yuko ku murongo wa 4 ngo amaze kumva izo nkuru yaricaye ararira. Ubundi inkuru nziza iyo ari inkuru y'agakiza, iyo yumvise wari murira uhita useka ukavuga ngo what a joy. Haleluya. Muri context yacu rero, inkuru turi kuvuga ntago ari iyo ngiyo twumvaga turi kurira tugahita duseka, nabyo birimo, ahubwo ni inkuru, ni amakuru twumvise. Undi jambo Yohana yakoresheje, yaravuze ngo twumvise, ngo twakozeho, uwo twiboneye n'amaso yacu. Haleluya. Ni amakuru meza twumvise ubwo batubwiraga ko hari ibyiringiro muri we.
by'uko nitwihana twizera izina rya Yesu Kristo tutazapfa iteka ryose, ahubwo tuzabeshwaho nawe nyuma yo gupfa kwacu. Nkunda ijambo Bosco Nshuti yaririmbye riri muri Yohana 6:40. Yararirimbye aravuga ngo kuko icyo Data ashaka ari iki, ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho. Ni Yohana 6:40. Agasoza avuga ngo nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Ndimo ndabaha introduction kuko abandi bazaganira rino jambo mu buryo burambuye. Nta nkuru ibaho isi ishobora kuba yarumvise nk'inkuru ya Yesu Kristo, kubera yuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, dutandukanijwe n'ubwisirayeli ku mubiri, ngo ubuntu haleluya, avuga ngo ubuntu nibwo bwadukije. Ntitwari abo kugirirwa ibambe, ntitwari abo kubabarirwa, ahubwo Imana yatugiriye ubuntu. Indirimbo ya Meddy ivuga ngo niba atari ya Deveni, girira ubuntu mwami, girira ubuntu suko bikwiye, byose n'ubuntu bwawe mwami. Suko twari abo kugirirwa ubuntu, suko twari abo kubabarirwa, ahubwo twisanzwe duhawe ibintu tudakwiriye, kubera yuko ntabwo twakoze imirimo myiza. Kuko ari ijambo riba muri Yesaya ryanshimishije ngo nibyo twirata ngo n'imirimo yacu, ngo iyo ibirebye ngo ibibona ngo nk'amafuti, ngo ibibona ngo nk'imyambaro ngo y'ubushwambagara. Iryo jambo niba ari Ikinyarwanda simbizi. Ngo Imana irebye ibintu byose tujya kuyiprova by'imirimo yacu yuko turi worthy to be saved, irabireba ikabona nk'umuntu wambaye imyenda y'ubushwangi bwamucikiyeho. Ariko guys, iyo umuntu iyo yambaye Kristo, haleluya. Nkunda ijambo riri muri John 11:25, sinzi nimba yahaduha. Yesu yabwiraga bashiki ba Lazaro, arabwira ngo ninjye kuzuka, unyizera naho yaba yarapfuye, naho yaba yarapfuye azongera abeho. Nabwiye Alane ubushize, sigaye nkunda ijambo rivuga ngo nta muntu, nyuma yo gusobanukirwa yuko dufite muri twe eternal spirit, nasobanukiwe yuko nta muntu ushobora gupfa, kubera yuko afite the eternal spirit from God. None se mu itangiriro igice cya mbere ntabwo ijambo ry'Imana rivuga ngo imuhumekeramo umwuka w'ubugingo? Impamvu nta yindi, dufite umwuka w'ubugingo muri twe. Ntabwo umuntu ashobora gupfa, ahubwo akurwa mu mubiri. Ntabwo tuzi ngo ahita yambara uwuhe mubiri, ariko icyo tuzi akurwa mu mubiri. Birebire. Soza rero, reka mbabwire ikiremwa muntu uburyo cyisanze mu mwanya wo kwisanga tubaho tutagira ibyiringiro byo kubaho dufite. Ni inkuru ndende ihera mu ijuru ikajya muri Edeni, igakomereza hanze ya Edeni, ikerekeza i Golgota, igasoreza uyu munsi. Iyo tuvuze mu ijuru ibyabereyeho, ni igihe Imana yabagaho yonyine iraturema kugira ngo tuyiramye tuyihimbaze. Muri Edeni ni igihe umuntu yari abayeho yumvira Imana, akora ibintu byose mu buryo Imana ishaka. Nituvuga hanze ya Edeni, ni igihe umuntu yari yitandukanyije n'Imana, akishimira kubaho nta byiringiro by'ejo afite.
nituvuga igorogota ni igihe umuntu yongeye kugarurirwa ibyiringiro, yongera kuba avuga ngo hari ubuzima muri Kristo. ndashaka gusoza inkuru y'igorogota niyo tuvuga, inkuru twumviye igorogota iruta izindi nkuru. Umusaraba nakuye indirimbo, nagezeyo mpindurirwa imyambaro, naronse umuzingo wanjye, nawubonye ya mitwaro iragwa. Mu by'ukuri twumve ku musaraba twahaboneye ibintu abandi bantu badashobora kubona. Twahaboneye agakiza, twahabonera kubabarirwa, twahabonera ubuzima bw'iteka. Nibwo twongeye kugarurirwa, niho twumviye inkuru y'agakiza. Simiyoni akibona Yesu Kristo avutse yaravuze ngo noneho mwami urasezerera umugaragu wawe ngo kuko ngo mbonesheje agakiza amaso yanjye. Haleluya, haleluya. Ariko agakiza kari kataraza k'umusaraba. Jesus said it is now complete. It is now complete. Twabonye the complete package at the close. Niyo nkuru y'agakiza yatangiye. Twitwa abana b'Imana, twitwa abantu nimba ari ikintu kinshimisha mu kuvuga ngo I am the son of God. Ndi umwana w'Imana, ibyo nakigira byose ntaho nyicikira, ndi uwayo. Nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Nsoza mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 12 ku murongo wa 2 haravuga ngo dutumbira Yesu Kristo wenyine, niwe banze ryo kwizera kandi niwe ugusohoza, kubera yuko niwe wihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, ubwo yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Muri Petero wa mbere 2:21, sinzi David at the screen asa naho twamusize. Petero wa mbere 2:21 kugeza kuri 24 aravuga ngo kandi ibyo nibyo mwahamagariwe, kuko na Kristo yabababarijwe akabasigira icyitegererezo kugira ngo mugere ikirenge mu cye. Kandi ibyo nibyo mwahamagariwe, kuko na Kristo yabababarijwe akabasigira icyitegererezo ngo mugere ikirenge mu cye. Birasa n'ibyisubiyemo. Yaratutswe ntiyasubiza, yarababajwe ntiyabakangisha, ahubwo yiha idacu rwa kibera, kuko ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we akabibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho gukiranuka. Imibyimba ye niyo yadukijije. Amen. Akantu ka nyuma sorejeho ni ukubabwira ngo nk'uko nababwiye ko inkuru ihera mu ijuru igasoreza uyu munsi turahamagarirwa kwamamaza ibyo byiringiro. Umuntu ufite ibyo byiringiro ni ukugenda bivuga. Dushobora kuzabyiga umwaka utaha, tuziga kuchapa injili. Tutachapa injili in the next year to come. Tuzavuga ubutumwa, tubwamamaze, tubugeze hose babwumve, kubera yuko uyu munsi ntabwo dukeneye ibyiringiro by'agakiza kuko turagafite. Amagambo ari kuza. Iyi ni inyigisho yangoye kuyitegura kubera yuko ibyanditswe byabaye byinshi. Yangoye cyane. Ni nayo mpamvu ntasho yarinze njye ubwanjye screen. Tuzasoza narimo mvuga tuzacapa injili, kubera yuko uyu munsi ntidukeneye kuvuga iby'agakiza, ahubwo dukeneye kukamamaza. Tukamamaza ku gakiza, tukakabwira abatarakamenya. Si natakaje Bible verses neza, nayibuze kandi
yanjemo kuva na kare ivuga ngo erega ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku musozi. Sinzi nimba mwayimbonera. Erega ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku musozi. Ihute nushaka kugira ibirenge biri muri Old Testament. Bitinze se kandi. Zamuka nta. Niryo jambo nsorejeho rivuga ngo erega ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku musozi. hari akantu gakurikira. Sinzi ukuntu nabuze rino jambo pe. Allen ni what? Ntago ndaribona hano. Ntago numvise. Waruvuze? Ndashaka kurisoma uko riri ryose. Amen. Naka kajambo nagashatse nashatse kugasacinga by the Bible isanzwe ndakabura pe. Nagashakishije muri Bible ndakabura bisanzwe. Nari nanze nihaye gukoresha bwa buryo bwa kera old school. Ndaribura neza. Izi electronics ziteye ubwoba. Iri jambo rivuga ngo mbega uburyo ibirenge by'abavuga ubutumwa bwiza ari byiza cyane. Amen. Naho ngaho dusoreje. Erega ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku musozi. Hari abantu bataramenya ubutumwa bwiza. Ndabahamagarira twese ibirenge byacu bibe ibirenge byo kuvuga ubutumwa. Ijambo ry'Imana harya sidusoza tuvuga ngo ribaganze.